Ndi papa Sawa. Yes. Kumva man. Sinigera kubwira. Twageze n'abandi Ushobora kuva mu rugo ugiye ahantu mu gitondo. Hanyuma bigahinduka kuri mu muhanda utazi ukuntu bigenze. Njye nzayamba mu rugo nsige nasezeye byose birashoboka. Ntabwo Abwira ni mwirirwe birashoboka ko narara ngarutse cyangwa se cyose sibwa batubwije bijya basi. Bazanira iki cyane. Sawa ni sawa. Uraho ni sawa. Sasa. Ndacamo kabisa. Iyi mvura sura yicaye ku rubanda byakaze ku mabati. Oya ntabwo ari nyinshi. Reka bwa bujojo. Reka ngerayo. Hari utuntu ushaka niba bafate neza. Batuzaniye badufata neza. hera kuri uyu nguyu ufite inyota kuturusha. Bazanira iki? mbere ya byose wambaye neza. Naga maze gukura. Maze kuba umusore rwose. Asoretse n'ubundi Tumwicyumwa se kavuze ngo wambaye neza. Wambaye neza mubwiye ngo ndabiki. Ubwo inyota irashize. Mwaye muzi ko iri bumbuze kuhagera se Yamaye. Hari abantu bazi kuvuga ngo umuntu winjira nibo barabadakora ama telefone mwayagizemo. Amatelefone yabaye N'umuhogo wumagaye pe. Amakuru. Itese reka mbite nguhera. Wanyu barishiconga aho yameraho. Bazanira iki? Agasitoro. Gakonje Ko Ndabanza guca icupa ariko none Wamvunishije nijoro. ariko ikosa ntabwo Wamvunishije. ndanzanira akamitsingi kuyu. wambaye mose mbamo. Shirimbo muranywa iki? N'agafanta. Ihe. oya ntago nk'ubwoko uzana agafanta. Ariko se ko ufite ubwo umva. Ufite izihe nzoga? Kugira ngo tubyoroshye. Ufite izihe nzoga? Zose zirahari nta. Zari inzoga zose ufite. Neza udatono mu Ujya. ariko ujye umenya naho turi. Sibyo se nyine. Kirimbuzi wo Oya, kuba. Aba ni abavandimwe. Ubukuntu bimeze kumurya ka. bakomeza. oya Kisanirira. erega ryarashinze. reka mbanze nkwibwirire. Urumva njyewe nzanira icyo ubona nyine nkurikije uburyo uri mwiza. Urumva ikintu utekereje ubona mwiriye aba aricyo uzana. Azana icupa basi. nimba ufite igikoma cya sosoma nta kinda kwiye. Shisha kibondo. None urabona ari muri kantine. Ratuzana ikidasembuye. Kandi wasera n'indi yasaba. Bazanira iki? Jewe ikintu ushaka. Mwese ubwo nk'ibyo ni ibiganiro uzajya uri gusengera. Uri gusengera. Ngaho nyine oya nawe bigire ntabwo. Nawe gana neza nubwo ari ugiye gusengera kuruka ko ufunguwe. Menyari konseye. Utekereza ko bapfunze se njye narwaye. Ntabwo warwaye ariko wanasubirayo. Gwiki? Wanasubirayo. None se wagufunze Wari wabipanze. Wari wabipanze ujya kuryayo. Gereza kukipa. Byihoreye wa mugabo. Ariko wasanga kunagira ngo babane. Oya bagende gake. Mumworohereza ariko twashaka akora akazi. Wagize ngo niwe ufite ibibazo. Nyakire. Njyewe nabonye ikintu muganga yanyandikiye wambabariye. Agapeti imitsi. Njyewe nanywa kuko arahinduka. Hari imiti mfite ndi kunywa muganga yanyandikiye. Kandi niyo nyibonye ndayinywa. Wambabariye ukamubera. Wasaba bati babone kutunaziranye. Ariko rugabwira cyo wowe nta na tip ujya utanga ubukweri waje gaho uzijashare rimwe ukore geste. Baga tip nzajya nzabikora. Basista baneje utarashira icupa hano ryaje. Kuri kose ubishyize hamwe. Banza wandika yawe. Okay so. aba ni bamwe bashaka gucanya Jewe none rwari ifite gucura imodoka ya boss sinayigenda yasuye umunsi. Ubose uvuze ngo uramucyura. Arije bose yaguhamagara. Uramucyura. Umuntu inzaga kanyagirwa wowe. Uramucyura uturusha imodoka nziza. No wowe ni yawe. Wakiri. Undi ni yawe. Bavuze ibintu tutura turagara. Ubundi wafunzwe uziriki. Fabes. Kone muke baraguza. Ubu imyaka ingana namaze ntabwo wumvisha amakuru. Haravuzwe ariko Tubarire natwe. wewe wabyizera mami mutinde imyaka tumaranye kugeza uracuruza urumogi. Reka mbabwire n'ikindi kintu none rero. Urumva? Reka mbanze mbabwire. Ntituri kumwe turi abavandimwe. Ngiye kubabwira ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ikintu abavandimwe babatekereza bari hari hepfo. Ntituri inshuti. icyo ni icyambere. Ntituri inshuti. Ruga none inshuti yanjye. Ntibamfunze
ntibamfunze twaraye tuvuganye je ni nyagereza niyo mpamvu genda byibuka no nanje bahita bangumisha ntibamfunze twaraye tuvuganye wigeze uza mu rubanza rwanjye ntiwigeze unansura kandi uri inshuti yanjye urubanza mani ngire musonje narira ntiwumva se oya nawe umusaza numva se ntituri inshuti wigeze usura ntabwo numvaga ko wazira urumogi pe ubu iki gicucu baragomba ko nazira urumogi man hariya ikintu kiba gihari n'ingingo oya man hariya ni ingingo njye kubizi ndanu oya nicyo bita foto ariko nyine nawe wagiye uburana ubihakana kandi ibimenyetso byose bigushinze hariya ikintu kiba kikurengera ni ibimenyetso kuvuga ngo ngiye ngo si ibyanjye gusiki ntabwo bizi sinarimbaga muri korari icyo gihe sinarimbayeho nitwararika n'ibiki byose wigeze wumva ari umuntu umwe nagiranye ikibazo naratunguwe umusa njye nageze imbere y'umucamanza kwanza bitangira bajya kumfata narizi ko ari ibintu byoroshye uragenda ukagaruka none se ndashaka kumenya urumogi rwari rurihe mu modoka yanjye rwagize mutese mani ni umuntu warushyizeho ureba se ndetse ugendana n'abanywa rumogi iki oya man njye ukuntu byagenze mwaretse ukuntu byagenze twibwirire rata urumva nundi ko waje ukuntu byagenze ariko musanze munywa inzoga iyo myiryo mufite hano ko mutari bwishyura ubu turi bwanyu rero urumva njye ukuntu ibintu byagenze urumva kiri ibyo ubu tunoze mwagiye kubafatira amanuka mureke mbanze njye ukuntu byagenze mani nanjye kugeza ku munota ntabwo ndabisobanukirwa babafunguriye umva tumwe kubw'umuvandimwe ye banza umbwire menye nuko wavuyeyo man nawe wigireyo oya ko navuyeho ko nta kundi ugomba kurangiza igihano ese nari kuvayo ngo ndikuwe nigeze noro nakoze nyine igihano ngiye kuntu ibintu byagenze navuye inaha ngaha byari nko mu masaha 12:45 z'umugoroba bimwe twiya kugira ibintu by'inyota zidashinga namwe twari twabanje kureba match kuri stade iba turanatsindwa ndamanuka ndavuga ni ngiye gutaha niryamye kabaye umuvandimwe barantelefoni bite ni sawa umeze uteni fresh ati maze igihe nishyuza amafaranga yari umurwemeza mirimo twatanze komande reve shiraho mubwire mani wasanze twatanze komande wewe so na nimero maho ufite ko mano ntabwo uri mubwire nagukorera urumva wananye mubwire twishiraho komande yacu twebwire nanjye shaka komeza bikucaho ongeraho yego ongera izindi brochette z'uyu nguyu nkesha ariko niba ari n'akazi birayishyiriho nk'ikirayi ariko mani cyapurisha kugira ngo turashobora kuba rwose kagira inkuru reba nicaye mu rugo ngicana agateleviziyo nyitangira kureba agafilime umuvandimwe barampamagaye biteze digidi ni byiza umeze utese namubwiye n'abana twatsinzwe agahenda kanyiciye mu ntebe eba ndicara nkora mu kabati mvana nzamuramo indimbura nkubita shoti ya mbere nkubita ya kabiri ndicara ngini reka ninjoyinga agafilime eba nyiga cyane umuvandimwe ati ngeraho bitese ni ati nirugurira namwe nta gitoro mfite nakubiswe bazibisi nabira ati ndagukira mesanze yemera guciramo ndabwira umwana wa mama ko nakwema inkweto ngiye kwirebera agafilime arambwira ati wowe gwino ndagukiramo ibitoro uze tunywe kandi ubwo inyota yari yashize fata riske yo gutwara imodoka nagize gute wanyoye nanyoye reba ukuntu amatwari mu rupfatu ikosa rya mbere nanyweye ndagize nikubise ikiboko n'udukamambiri nikubise yongeraho nsanga yasinze gatatu yihindura gatanu urumva maze gusanga yasinze mbona n'ubundi nta kintu biri bumfashe ndavuga ni njyewe ibintu n'ubundi sinabijyamo buranije reka ngire ne muri hangara mukoresha kangaka izindi kazi zitumye byose ko ari urumva ndavuga ni reka ngire ne reka nitanye mu gukata icyuma rero nkigera kuri kaburimbo eba mahura n'umubyeyi yifite ikintu cy'igikapu kimeze ukuntu cy'ikinyacyaro kwa kundi narice ndavuga ni niba atajya gusura umwana mu mujyi byanze bikunze ni umuntu utashye wenda babandi babaje gushakisha ubuzima ku masoko mu cya mbona ko araye kunzi arantega ebana ndahagara mwiriwe neza yego mukecuru ugeze ati ngiye hano imbere gato hese yari umuntu usanzwe ubona ko asanzwe rwose nta gisirimu cyari kirimo yari kuba yanati indi tena mwaye lift wangejeje imbere hese ati hano imbere ndamureba ndongera ashyiramo vitesse ariko ngeze imbere umutima urankomanga navuga ko imodoka nyirimo ngenyine ndamusigira iki wa mutima urumva ndahagarara ebana zayirukanka n'iki ariko ndebye urwo rukapu ukuntu rwari rumeze ndavuga inama yo kugishyira mu ntebe kuko urumva njye nabaga ndi ku byango akamodoka ari gashyashya mfungura butu uhitamo igikapu umukecuru agira gute ajyamo nanamwicaza imbere
zamura akaririmbo k'Imana. Turazamuka buke buke tugeze imbere ndavuga ni nshobora kuza kuburara kuko navuye mu kabari nagize ne ntariye namwe n'umukecuru ntiwakwihangana gatoya tukagura akantu ko kuryana. Ati sawa tuvamo ndagenda umukecuru bamuha akaboyiro bamuha ikirayi bamuha ibiki nanjye mfata ikiboyiro kuko nari nafashe indimbura kare kugira ngo dufate pressure turaganira bite se ni byiza sharing experience y'ubuzima man nacyo kintu ngiye cyambabaje ukuntu arambwira ati mwana wanjye uracyari muto ntuzishore mu bagore ntuzajye mu ndaya ntuzagire gute juzigama jugira gute ankubita ingingo aranaravaye mu mutwe yari yamenye uri wese reka nuko hakugira inama z'ibintu ukunda ubwo naregeje urumva ndangije nicara oya si icyo twebwe ari igihe umuntu yicara yese amutera story mwana wanjye ntuzajye mu bagore yagize ngo yese amenye wo muvandimwe wacu ari we oya ngewe nagiye ubwo dushaza vuga ngo ngiye najyaga mu bagore ahura n'ifungwa rye nibyo nshyakumva yego rata uri mu murongo ndangije tuvamo ndishyura turakomeza tugura imigati ibiri mukubita umwe munini nanjye mfata umuto turazamutse kona rya mbere rya kabiri umukecuru yumva akaririmbo k'Imana ahunyiza buke buke nanjye ndabwihorera zamura iki mutwara gake birumvikana twageze imbere mpasanga bisi yari irimo abagenzi ariko imbere yanjye gato hari ariko ruteje amakwasiteri nk'atatu bigaragara ko harimo abantu benshi bavanamo bamwe bababwira bati muvemo turebe ibintu mufite mu bikapu nta kintu na kimwe cyanciraga urubanza nta kintu nakekaga gishobora kuba cyatuma hari kimbaho ubwo navuyemo n'abakonfidensi n'ubukamambiri n'iki n'agapira urabyumva agapafe niteye n'agakabutura n'ikina ngira ngo bahite bameraho ngira gute depase bitege nikomereza za n'ikinye byatari ku mupolisi oya mama chense ni salama grand frère no turebe niba ari ikintu ufite ntabwira nige nta kintu mfite nzamurisha akawareta ukuntu nikinye niyemera ubwo nzi yuko mukecuru andi inyuma kumbe nakoze ikosa mfungura butu ndamubwira inukuramo cya gikapu uzane barebemo wongere ushyireho iki butu ati sohoka agiye gutanga ibyangombwa kumbe nazamuye butu ntiyakuramo igikapu ahubwo arongera agira gute aramanura atagikuyemo urebe ukuntu abantu ari babi cyane ndakomeza njyewe nkumva ko umukecuru nawe agize ate ari inyuma yanjye baransaka ndangije bamaze kunsaka umupolisi araza ajya kureba mu modokari nta nubwo yigeze atinda imodoka arebamo ndego arareba ku ibutu dufunguye abarakirebye ni icyande ndavuga ni icy'umubyeyi twari turi kumwe hano utavuga ngo nicyo yasanze muri urumogi fungura gato nkarebamo nabwira ari ibintu by'ibijumba n'ibiki ati fungura turebe ibyo bintu wabikana rero nkawe narafunguye umwuka urankubita nanjye ubwanjye umusa rwari rufunze amabura ariko ari mu masogisi amasogisi nayo amennye munsi y'amashaza buri abapolisi niba bicyane mani n'abahanga ako kanya nakumvishe ndavuga nibirani kwa kundi ikintu gishaje kuko ntago ngereza iby'urumogi ariko arandeba arancense ko tarandeba arambwira ati grand frère uvuye kugura amashaza se ndavuga ino ya no umukecuru maye lift ari hese nongeye ko ari umukecuru ndebye hino ndamubura yakoze ku mushumi ahita birindura gutya gato isogisi ritari ryamanutse ryigaragura nka wa mutipe wo muri Brazil umwe babakora agahita yibirendagura nka bamuciye ruseke ndibariguye hejuru nta nubwo yigeze aritoragura yaravuze ati fata icyo kinuzo nazamuye rya sogisi ubwo isogisi ricomotse mu mashaza munsi mindani munsi katikati munsi mu hasi tugipfundura gutya nasanze mutubure dufunze dukanyaze tumeze ukuntu epfyo ngiyo imyuka ubura nubika umutwe umuvandimwe nawe arandeba abura ikintu ankorera kabisa mbona agahinda karamwishe umupolisi nabwo yaravuga arambwira ati none se umuvandimwe ibi ni ibiki
ndabwira icyo ibintu ntabwo mbizi wabihakana ute se niba ikisi ndabwira ntabwo undi mbizi ku cyo umuntu lift byageze gute se mu modoka yawe ndavuga ngo wumva ukuntu njye none nafunzwe byageze gute se mu modoka yawe ndavuga ngo simbizi uzi ikintu cyabaye njye nahise ntekereza ibintu bibiri nahise ntekereza kuvuga ngo ngiye kwiruka amasiga imodoka cyangwa mukubita inoti nahise mwengekana namwe numva grafre ahita ambwira ngo ubuze ngo nta nubwo yageze andeba gutya Mr. nibona mu cyaha ndavuga n'ibintu birakaze ndangije ndeba hepfo ndeba haruguru ndeba ndebye sanga ari umugunguzi ndavuga n'unguyu uretse gusimbuka ngashinga umutwe mu mwibuye ndahita byagenze gute bahise bankubita ipingu ariko ntabyo kubyereka umuntu ntabyiki ufite kontaki yawe ndayifite yifate mu ntoki buhoro witonze wegeze imodoka ku ruhande ubwo we nahise mu kinyabupfura we nabaye ikinya ariko ubwo ndimo gushaka ka gakecuru arabwira ati mvuga gakecuru kwiteza abantu urumva nagerageza abantu ese ubundi bigeze komeza n'umutwe wacitse nani yarangiye kwe arabwira ati bikwiteza abantu wowe tambuka gakeya uze ujye hariya ntangira kubwira grafre ntabwo ari ibyanjye niki arambwira ati nta kibazo genda byumva ko atari ibyawe pe ariko bisobanurira mu mama wicaye hariya haricaye umufandi ndabibona wizo man yamara uturinete twari buhoro yirebera gutya buhoro yitonze usa akagusuhuza wiriwe ukikomereza wiriwe ndagire ndabwira ngo yari umumama reka mutere strakari mubwira ngo n'umuntu wagishizemo mandaje nimwiriwe fande ati wiriwe neza gize ikibazo mama shenge ugize ikibazo ikihe nyine mpaye umuntu lift none basanze ibintu umuntu ibiki nyine ni ibintu arambwira ati dufite akazi kenshi kudutesha umwanya usanze bibiki ni nyine ni ibintu basanzemo okay ubwo utarabimenya nawe hagarara ku ruhande ubanze ubimenye ubone kuza mama yake mu gihe njye gitekereza ngo ngiye kuza hayitaza bya imodoka byabo bya danje mwe by'ibivigu bya danje ahita kikubitama abara nigendera none byane byo kumva none n'ikibazo cyanjye biba birakwamye umutepa atamwira ngo afande nagucitse ye baba data we uwaje none wowe nta nubwo yarakeneye kumva ibintu mubwira yanaje azi na gahunda ari uje kugira gute kunjye oya hari ajuje kuntwara iyo giye afande yayinjiyemo arafunga neza mbona ikiraro gikubise kirazamutse anja sini kabisa abaragiye undi waje mitavuke nuko ari umucama wari bonyumve utari bugishwe na fande ni mazana kanya n'iki byose ahita ambwira ati ahubwo sinzi impamvu utarajyamo mbwira ukuntu wacitse iyo kode bambise ipingu maturumva ari gufashe neza ndabashije kutemana nafashe ariko ntabwo ndi kukurya niwoya icaramo banyicazamo neza mu kinyabupfura noneho umutimve twajyanye agiye bose none se bira bintu byawe gusaza imodoka wabikuye musaberetse gapigenda apfuye man nkamugogwa mu service akaduhinga man genda mfite amatsiko y'iyo nkuru kabisa umva bana niba hano yikora batubwira icyokezo kirakora ntigikora icyambere sinari kwasobanura ukuntu bitora sinari kwasobanura ukuntu ibintu bibonye mu bundi buryo byarangiye ngewe mbuze ingingo nimwe indengera kuko ngiye mwavoka wanjye arambwiraga ati nibyo kuko ibyo bintu si ibyawe ariko se niki gira bushingirweho kivuga ko atari ibyawe nafashe umuntu ahantu bla 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 ariko yakubwiza uko kandi wazanye kirida uzana umunyu uzanye ibipori kirimo n'ibipori muri ketchup iminota 30 ntabwo nagiye reve wagerageje ukagaruka reve reka dukorane neza icyokezo muragifite kirakora komande twaguhaye wayishyizeho azanye umunyu na kirida amaze iminota 15 none asuriye yazanye ketchup mise en place maze isaha batubwiye iminota 30 oya mureke tutamwotsa igitutu bakanadukora komande nabi tumaze iminota ingahe hano igiye kuboneka rero tubwira iminota tuhamaze wowe wijya kure ni ingahe isaha irarenga brochette iri iminota ingahe 30 turi gukorana neza mu mushiki wanjye tubwizanye none muri mise en place wayizanye muri 45 umva twikomereze mu mureka agire vuba inyaruka mwana wihutisha iyo komande watarayizana bayirire man babarabyirira oya mukize abone nahari umva twongera kandi gacupa nazara kandi gacupa ko gutegerereza ngiye mfite fanta nta kintu njya kunywa ari kintu uva nta kintu ngwari cyufa nagenda ubusigi byose ibi byose hari byateguye ibigurika urumva basaza nuko mbwira ko wacitse iryo tegeko ukuntu natsinzwe ndagenda mbura ingingo indengera barankatira
uri gifungo urumva njye ahubwo uretse gato y'amana ni wageze muri gado umva uraca mu gitondo ugahita utaha njye nahageze mvumva ko ndi bugende babwira ni grand frère imeze gute ariko njye bakimara kunkubita ipi abonye ko bikomeye oya ahantu nabonye ko bikomeye ni ahantu banjyanye muri brigade bamaze kunjyana muri brigade bakimara kunkorera dosiye nasanzemo abapampa nasanzemo abapampa itambwira ati umupapa nawe suraje uzize ikitse urumogi urabyemeye urabyanze ndavuga ni wari urufite narindi ufite urabyemeye ntabyanze wabyanze wabyangiye iki ntabwo ari urwanjye aravuga bati rero mwana hano wigora ubutabera yego vugisha ukuri ukuntu ibintu wabibonye n'ukuntu byagiye cyakoze navugisha kwawe se urumva ko warumvikana nta ngingo nari mfite njye umushinjacyaha aravuga ati warukuye nkavuga ni ku muhanda hehe n'umuntu wari ufite ntabwo izo ni ingingo ikosa ryonyine nakoze kuba narafashe umuntu nkamutwara afite imizigo simbashe kumenya icyo atwaye bakagisanga no mu modoka yawe bakagisanga mu kandi modoka uwo muntu nawe ntabwo babonye ko ari mu modoka yawe kandi nta muntu babonye imodoka yawe ntubona nubwo nawe wenda utwara imodoka idatwara ntayihurira n'abagenzi ariko ubu ngubu nta muntu wanyicara mu modoka afite igikapu ntamenya ibintu birimo ariko nibyo mana ni ugukemanga uzi muniga igifungo cyo kiri hafi y'imyaka ingahe ibiri n'ibice byonyine reba igisebo yambaye reba igisebo yambaye oya n'undi wese yaseba ahubwo gereka mwereke kiri nutwara imodoka erega mwongeraho n'izahabu fata ko igihe cyose uzatwara umuntu uyu mugabo yahennye mu bakwe ari mu bintu by'amanyanga umunsi wari wose nibagufata uzirengera ibyo bintu Frode iyo bayigusanganye imodoka uravuga ngo ni ikiraka uravuga ngo ni ikiraka ntabwo ibyo wabiza uva rero sister gereka mubwire kabisa ibintu ni bibiri brochette niba zitabonetse kasoringa iyo komande tujya handi twigendere oya muri kasoringa kabisa tujya nyine nibwo mwari mugicanira umuntu yacana muri kirani ibyo kurya mukazana fanta wisize inzoga muzana kweri natinye kunywa inzoga oya ariko nk'ubu umva kirimbo muyimane mutujya ko mbona uri umukobwa mwiza mwagiye mwihutisha mwamuzi ibyo murimo reka tumeze kabisa twajya n'ahandi ushobora kuba yabonye jewe nakoze komande naratangira kuyingana siko bimeze nyigejeje mu bitugu ndakwibutsa ntiyikore uti yego izi nyama muzihuta ntabwo ibintu biri gusohoka twebwe twaje ahangaha tuje kurya no kunywa ntabwo twaje gutembera siko bimeze oya niba kajya basuzugura abagabo ku biryuma none twaje nazane fagitire twigenda ibi ni ibintu twiha mana biranze manager wawe iki umva kirimo barira hano eti bitsingi umushyira kutukaragurira nk'aho ari ibirungo twihanganira byatsinzeho gake ariko birabonetse iyo komande abakwiye mu ikansoringi iyo komande mu ikansoringi ukora cyane wagiye kuyabandi ko arabandi bambwira nabi kubera iki byose ntabwo ari wowe ubiteye mwihanganike manager amana njye ndakubwiye ngo ntagira ano mafaranga ntabwo ari bujye mu ikayi maze kuzura mu ikayi ya boss kenshi komande kwera amasaha 5 mana abantu bicaye hano mutwihanganire kiriya twagira ngo tukiteho neza kamere njye nakubwiye ngo twishyuze ibintu twanyweye wabazize fanta nizingana twishyuze izi fanta tukwishyure nta wigeze wiyongera umva musaza mana rwose cyangwa ikosa umuguru ushobora umuntu yagize abakiriya uri mushya muri ibi bintu ndakumva uri mushya muri ibi bintu oya dudusa tereka hasi musanzwe mukora sibyo musanzwe mukora sibyo ngo bitavuga ngo ni menace musanzwe mukora twageze hano sangaye wakarabye wowe mutwihanganira ariko se ugize ngo biranashyushye komande irashyushye urabeshya hano wagira ngo bokereza muri frigo mbese ibi bintu wagira ngo bimaze amasaha 3 bihiye ngaha ni mwumve babisubize akira komande yanyu kandi byose ari wowe mana ariko nuko uje gahoro ariko narumva uje kuri moto waretse kubeshya abakiriya ariko waretse kubeshya abakiriya ntabwo ari wabwiye ngo mbendetse kubakira uvuze ngo yambwiye ngo mbendetse kubizana ngo kuya mukonsoma inzoga nyinshi bamwumvise umurezi umubyeyi wacu waha inzoga ariko neza uko yariye uratwima ibyo kurya ngo niba tunywa byinshi uzi ko uyu manager ari durubende oya jewe ndashaka kugira ngo nkubaze sibyo uricaye uzi yuko washanga gukorera amafaranga iyi business si yawe
siko bimeze waje uvuga uti njye nzabakira serivisi nziza umuntu araje arashonje urashaka ngo akomeze yihata ibiyoga ninde wakubwiye ko se abantu bashobora kwicisha ibiyoga batari ngo dutinde gakomeza bitinze ngo aze kubona n'ibyo acyura mu rugo dushime yuko noneho bicyuye umuntu utagira gufata ibisigi bivuye ku masahani y'abakiriya ntuzizi uyashobora kuba afite ikirwara runaka yafashe inyama ariyeho ayisubijeho sinzi urwaye ashyizeho amaraso agisubijeho ibyo biryo utekereza ko ari ibyo kurya ni ibyo kurya ibiryo bamaze kwishyira wajugunyemo ibisigazo none tureke wenda n'icyo ngicyo bosi wawe kumva ngo abantu 6 bari baje kurya no kunywa komande yabo imara isaha n'igice basubirayo batayiriye kiriye mutwihangane reka mubwiza ukuri reba baheruka ngo nzane umunyu ngo nzane kirida zonyine mumare b'ibyo bintu twishimiye nzabibwira papa Sava akashyiramo nimero ya kiramo kode ikosa rikubarwaho manager rwose kuko naguhereye kare ngo ninjyane umunyu njyane kirida ngo mbahereze ibyo kunywa iri kosa rikubarwaho iri kosa murarisangiye umva sister murarisangiye nakubajije ngo hano mufite icyokezo umbwira yego ararengana ariko ndetse gute wijya marade n'umutegeka amajara muyoboye nakubajije ngo hano mufite icyokezo urambwira ngo yego shyiramo pini ya ndakubaza ngo kirakora urambwira ngo yego ndakubaza ngo komande yagiye uravuga kwanza niwe ndipotinga kuri boss ararengana ahubwo iki kimaraga ni igisanga kandi ubushebu jari shebu ubwo se naga komande ni mugashiraho mana iyo komande ntabwo ngewe nyishyura mubwiza ukuri nindamuka nyishyuye ntamba bibirenge reba message nayo